fata nta na 30 ni message yihutirwa ahubwo hite winyuzaho kugira ngo abantu bayumve kuko niyo mpamvu nkubwire ngo utebuke namwe mbabwira ngo iyi message irihutirwa pe ukiyibona reba iyi message ukurikirana ubutumwa burimo cyane ariko cyane wumve ngo cyane niyo mpamvu nkutumye kuvuga ngo tebuka wihuta numva uri mu zindi gahunda ariko iyi message irihutirwa cyane message irihutirwa cyane niyo kubwira abantu ngo umuntu atarabona ikimusengesha ntabwo azasenga. Uvuze gutyo nahita ntekereza nti ntabwo waba uri muri babahanuzi bifuza ko ibibi bisohora kugira ngo bemerwe. Ibyo ntaho bihuriye. Icyatuma umuntu ntaho bihuriye, nta nubwo nshaka ko abantu bemera ko ibyo nahanuye biba ngo kugira ngo nemerwe. Nkunda kukubwira ko njye ntakunda kwemerwa n'abantu. Imana bari izanyemera naho se ubundi umuntu yakwemerera ngo bigende biti. Aya umuntu ndetse umuntu yakwemera ngo nta kintu umuntu yakwemerera ngo agire icyo oya ntacyo nshaka sinshaka umuntu anyemera. Ariko icyo mbabwiye nuko niba utarasenga ibigusengesha n'ibizo uzasenga nuko bitarakugeraho. No Imana ni kurinda iyo mpanuka ikakurinda impanuka ukabona ko impanuka yarije uzatangira usenge bizagusengesha kuko iyo mpanuka warirebesheje amaso ntikugeraho bizatuma usenga. Hari abantu benshi bagaragaye mu minsi yashize bavuga bati mu by'ukuri twarahanuye ariko ntabwo twahanuye mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se izina ry'Imana. Rimwe bakavuga ko bahanuye ku bwabo. Aho nawe ejo ntabwo tuzakubona kuri kamera uvuga uti mu by'ukuri ibyo nahanuraga ntabwo ari Imana yabaga ibimbwiye. Ntabwo ukomeye ugiye gupfa, ukomeye mu madini no mu matorero, mbese niyo muntu ukomeye. Noneho namubonye apfa yambaye ubusa. Yesu wanjye. Reka dukomeze message. Turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza aho muherereye hose, abari i Rwanda cyangwa se abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese muri rusange tubifurije kugubwa neza aho dukurikiye urwaye cyangwa se ubabaye, ariko tukwifurije gukira, tukifurije ko ubuzima bwawe buza kumera neza. Nk'uko mubibona rero uyu munsi wa none turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu masaha ya mu gitondo, turi mu rugo rw'umuhanuzi Eric Mugabe, turi ku isaha y'isatanu. Uraho neza mutumishi? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru yawe? Amakuru ni makeya. Ni makeya? Okay, uratubwira impamvu ari makeya nk'uko wampamagaye umbwira yuko ufite message cyangwa se ufite byinshi ugomba kuvuga. Reka gusa kugira ngo mbere yo kuvuga ubanze usenge Imana, numara gusenga Imana uhereze umuntu. Ni message yihutirwa kuko biratunguranye. Imana yagutumye. Ni message yihutirwa kuko iratunguranye. Ni message yo kuburira abantu bwa mbere na nyuma. Abantu itunguranye cyane ariko kuko mwamagaye nkubwira ngo tebuke. Ndakeka banza usenge Imana. Kwiragiza Imana ni byiza mu bintu byose, ni nako Bibiliya itubwira. Mana nziza, Imana y'urukundo, turagushimye turaguhimbaje ko waturinze, soko hatari byinshi byagomba guhitana ubuzima bwacu cyangwa ubugingo bwacu, ariko tugushimiye ko waturinze aya masaha tukatujejeje izi saha tugihumeka umwuka w'ubuzima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugire neza tukugireho umugisha, urakoze kandi ko byumvishije. Bari natwe muri iki kiganiro, ni message yihuse itunguranye uduhaye, ariko turakwinginze ngo bari natwe muri byose kandi dushyigikire. Turasenga kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turakwakiriye rero, tuguhaye ikaze. Ni message yihutirwa cyane ariko
cyane cyane wumve ngo cyane, niyo mpamvu nkutumye kuvuga ngo tebuka wihuta. Numva uri mu zindi gahunda ariko iyi message irihutirwa cyane. Message irihutirwa cyane cyane, niyo kubwira abantu ngo nibiyarure mu muriro wa Satani. Kuko Satani afite umuriro. Biyarure mu muriro wa Satani, niba batiyaruye Imana yambwe butinde, kuko message ntago itinda. Ni message ahari zigera nko kuri enye, ntago itinda, ariko Imana yambwiye ngo abantu ntibakizwe vuba, barabwirijwe kenshi banga kumva, barabwirizwa cyane banga kumva, ndetse n'ibyo bumvishe bakabigira ntibindeba. Ariko Imana yambwiye ngo niba abantu batihannye, Imana yaguye amarimbi. Ni message yihutirwa. Imana yaguye amarimbi. Imana yaguye amarimbi, mwitegura abantu batihana, kandi ntago bitinda. Barabwiriwe kenshi, barabwirizwa banga kumva, ariko Imana yambwiye ngo babwire ngo Imana yaguye amarimbi. Mu gihe kitari kirekire kandi nuko bimeze. Ahantu batihana, ubushize twavuze ngo hari umuntu ukomeye ugiye gupfa, ukomeye mu madini no mu matorero, mbese niwe muntu ukomeye. Noneho namubonye apfa yambaye ubusa. Yesu wanjye. Reka dukomeze message. Imana rero yambwiye iri joro ryakeye ngo irarambiwe. Irarambiwe, niyo mpamvu yaguye amarimbi. Haba i Burayi, haba muri Afurika, Imana irarambiwe. Imana irarambiwe, ahubwo abantu nibihane basenge. Abantu nibihane basenge, kuko yarabahenzahenze bihagije. Imana yamwe ngambwira abantu ngo yarabahendahenze, irabagoragoza, abantu mwanga kumva. Imana yange igiye kwagura amarimbi ku bantu banze kwihana. Imana igiye kwagura amarimbi. Kandi iyi nama niyo ya nyuma na mbere, ku bantu batihana, ku bantu badashaka kugarukira Imana, ku bantu mbese batumva ko batagomba kugira gute, kuba maso ngo basenge. Iyi message ni ya mbere na nyuma. Imana yarabinginze bihagije. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo yarabinginze bihagije, ngo none irarambiwe. Ikindi Imana yambwiye ngo mburire abantu bakurikira ibiganiro byacu cyane kuri Icano Imana Irahari TV. Mbabwire cyane n'utazi gusenga byige, n'utazi gusenga cyane abyige, kandi mujye mukurikira ibiganiro mwumve inyigisho. Ikindi Imana ishaka nuko tugomba kugira gute, gusenga. Imana yambwiye ngo ukurikira Icano ukaba utihana, ukaba udafata icyemezo cyo kwihana, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niba mudafashe umwanzuro kandi mwarabwiriwe ibibwirizwa mukabyumva, nta kintu muzireguza. Kuko iyi message irihutirwa. Natanye mbabwira ko iyi message yihutirwa. Message irihutirwa, nta n'iminota 20 iri bufate, nta n'iminota 25 ifata, nta na 30. Ni message yihutirwa, ahubwo hite winyuzaho kugira ngo abantu bayumve. Kuko niyo mpamvu nkubwiye ngo utebuke. Ana hamwe mbabwira ngo iyi message irihutirwa pe,
ukiyibona reba iyi mesaje, ukurikirana ubutumwa burimo, mwihane mwiyarure mu muriro wa Satani. uko Imana yacu irarambiwe. Hano yambwiye ngo mukibona iki kiganiro, mucyumva ubutumwa, mwihutire gukora amasengesho y'iminsi 3. Mwihutire gukora amasengesho y'iminsi 3. Abakurikiriye ibiganiro byacu, abumva ubutumwa, mwihutire gukora amasengesho y'iminsi 3. Wayatangira none ahangaha, wayatangira uyu munsi, wayatangira nijoro, ariko Imana yambwiye ngo mwihutire gukora amasengesho y'iminsi 3, kuko birihutirwa kandi ngo mupfukame musabe Imana imbabazi ku gato no ku kanini, kuko Imana yaguye amarimbi. Murakoze. Message nari mfite nizo ngizo. Murakoze cyane. Hanyuma ndumva nakubaza n'ibibazo 2 cyangwa 3 kugira ngo dusoze. Wibanze ku kintu kivuga ngo Imana yaguye amarimbi, kandi amarimbi tuzi neza ko ari ahantu bashyingura. Ese yaba bisobanuye ko hari abantu bagiye gupfa bishwe n'Imana? Cyane, kuko abantu barabwiwe banga kumva. Abantu barahendahenzwe, Imana arabahendahenze banga kumva. Mu nsengero Imana yarababwiye, ku ma YouTube Imana yarababwiye, mu byumba by'amasengesho Imana yarababwiye, ndetse no mu muhanda hari abagenda bavugiriza, abantu banze kumva. Kandi njye numva baca umugani mu Kinyarwanda ngo wanze kumvira se na nyina agira ate? Yumvira ijeri. Wavuze no ku kintu kivuga ngo biraje. Ntabwo nagisobanukiwe, yenda kumbure n'abadukurikiye nabo bashobora kuba batabashije gusobanukirwa. Biraje, ibyo mvuga bije nta bindi, ni ibibi, niyo abantu batihanye. Nabwiye ngo bafate amasengesho y'iyi minsi 3. Ngenda avuga ibyo natumwe n'Imana. Amasengesho y'iminsi 3 bayafate, basenge niba hari wumva atameze neza. Dore abantu cyane babonye insengero zifunzwe, abantu bamwe barirukanka mu bihugu bagenda bameze nk'abahunga, bariho baragenda bameze nk'abahunga, bagiye gushaka mbese ahandi hantu bongera ngo bafondere ubuzima, bongere bafondere insengero, kandi ibyo ntago birimo. Nimugora nibwo nahoze mvugana no mu mama, arimo ambwira ati yewe ati ibyo hano ejo bundi atahubwo ati wagira ngo bireba ko baza, ati bamwe baraza mu bihugu byo hanze ari benshi, ati bamwe baraza, bamwe batangiye kubashyira mu nsengero, batangiye kubaha imyanya, n'akazi kabo niba baha imyanya, ariko bamenye ngo aho bari naho Imana irabareba. Ntago Imana, navuze muri rusange hose, ntago navuze igihugu cy'u Rwanda, navuze isi yose. Ubasha kumva ururimi n'utarwumva bamusobanurire, yaba umuzungu yaba umwirabura. Imana yaguye amarimbi. Imana yaguye amarimbi, nongere mbisubiremo, Imana yaguye amarimbi. Niba udasenze ngo ufate iminsi 3 usenge, Imana hamwe nkubwire ngo yaguye amarimbi, kuko warabwiwe bihagije, urabwirwa urumva, aho kugira ngo wumve unafata umwanzuro, urashaka kugenda ufonda aho ugeze, ufonda insengero aho ugeze, kandi uvuga Imana itakurimo. Hari ikintu ushaka kumbaza? Icyo nshaka kukubaza, wavuze ku muntu ukomeye, uravuga ati noneho nabonye apfa yambaye ubusa, ariko n'ubwa mbere usobanura ko ari umugore ukomeye mu madini. Ese nta kintu cyakorwa kugira ngo, nimba ari ukomeye mu madini, birumvikana ni pasiteri, na apotere, ni bishopu, n'umushumba runaka, nta nama Imana yatanga kugira ngo ibashe kurokora ubugingo bw'uwo mushumba? Arega iyo tuvuga gutya benshi bariyumva, kandi ntabwo ari igihe buramba mvuga mva.
icyo ngira ngo mbwira abantu cyangwa icyo ngira ngo mbwira uwo muntu si uko nawe atiyizi, si uko ibi bakora atabizi, nawe niyo usuzuma arebe. Nawe arabizi ko atari mu mwanya, ahubwo niyo usuzuma ahagarare neza. Ushize nabwiye ngo hari urusengero rukomeye muri umujyi wa Kigali rugiye gushya. Bishatse kuvuga ko n'uwo mushumba ari uwo muri urwo rusengero? Ntabwo nkunda kubwiriza abantu bari mu mwuka, ubwo bari mu mwuka babyumvishe, kandi na nyirabyo nawe yabyumvise. Ufite amakuru ko nyuma yo gusohora iyi message iri buhite imugeraho? Itamugera se ntimve Kinyarwanda. Imana yaba yagerageje kumukwereka ukamumenya? Nese mbe kubwira ko muze? Uramuzi? Ndimo ndakubwira ibyo nabwiwe. Yego, wabibwiwe n'Imana. Nibyo nabwiwe, nta bindi ndenza. Ariko nendaga kuvuga iki? Abantu bakunda kwandika muri comment bavuga bati se kuki message mwabonye nyirayo ntimumutelefone cyangwa se ngo muyiterure muyimushyire mukayicisha kuri social media. Niyo mpamvu nabazaga nimba uwo muntu washoboye kumumenya. Imana ndusha telefone ihamagara, nawe uzamwihamagarire. Kandi nzi ko yumva nawe. Arega sinzi impamvu ushaka kumwitsitsaho kugira ngo muvuge. Nawe ariyizi rega, ariyizi si ngombwa ngo muvuge, kandi si ubwa mbere tumuvuzeho, si n'ubwa kabiri. Ariyizi kandi nawe arabizi ko Imana imusanga ikabimubwira ariko yanze kwihana. Impamvu niyo ndavuga ibi ngibi, abakora ibyaha ni benshi, ariko akenshi Bibiliya iravuga ngo ntabwo njye nanga umunyabyaha ahubwo ndamurinda kugira ngo azakizwe. Donc hari abantu benshi bavuga bati twebwe ejo Imana ishobora kutubabarira tukabasha gukizwa. Niyo mpamvu bavuga ngo kuko ibyaha bikorwa na benshi, ashoboye gutekereza akavuga ati na runaka turabikorana, yenda si ngewe. Niyo mpamvu mba ndi kubaza nti ninde kumva icyabakeza uko twamuvuga ntabwo yenda rusheho no kwisubiraho. Nawe no mumenye uzamuvuge ntawe mvuze, ariyizi. Kandi ikindi ntago abantu niba bumva ko bazihana ejo, ubwo nibareke kwihana none. Icyo mpawe niyo message, niba ushaka kwihana wihane none, upfukama usaba Imana imbabazi, utangira amasengesho, nta kuvuga ngo nzihana ejo bundi. Ibyo ntaho bihuriye, kuko Imana irimo iraturega ko yadukomanze ubwa mbere ntitwumve dukomanga ubwa kabiri, ubwa gatatu ntago uzagenda utaka ngo ntago numvise. Abantu bashoboye kwibaza bati se iyi message irareba abantu bose cyangwa irareba bamenye Imana? Cyane cyane ko hari abantu bakuze bavuga bati iby'Imana ntibitureba, kandi koko bakavuga ati twebwe iby'iyobokamana ntabwo ari ibyacu, bifite ba nyirabyo. Ese iyi message irareba ba bandi babaye abayoboke bayobotse Imana, cyangwa se irareba n'abatarigeze kuyimenya? Nkibaza ngo nimba ireba n'abatarigeze kuyimenya, bahorwa ibyo batigishijwe? Batigishijwe se umuntu utazi ko gusenga ari byiza ninde? Barahari benshi batigeze bakandagira mu rusengero. Aba ni akazi kabo, icyo mfa nuko njye mvuze ibyo nagombaga kuvuga. Yego, ndashaka nibashaka babireke, nibashaka babikore, ariko icyo nzi cyo nuko namaze kugira gute, natumwe ndatumitse, kandi hamwe ntiyice. Ndashaka kumenya nimba iyi message ireba abantu bose cyangwa se ireba abakristo. Iyo tuvuze umukristo tuba tuvuze umuntu wabatijwe akavuka bwa kabiri. Ese ni message ireba abakristo cyangwa ireba abantu bose muri rusange? Message ireba abantu bose inshuti yanjye, kuko umuntu wese waremwe n'Imana iyi message iramureba, kandi nta wibumbye ngo yisange yiremye. Ni umuntu wese waremwe n'Imana uhumeka umwuka nko duhumeka, yaba umwirabura yaba umuzungu. Sinzi ukuntu abivuga ngo niba Abahinde n'Abazungu atari kimwe simbizi, ariko message irareba buri umwe wese. Message irareba buri umwe wese, ntabwo ireba umuntu ku giti cye, ariko wireba cyane n'uriya banze kwihana uranababwiye ukomeye. Sinzi impamvu rero atarimo yihana, basaba Imana imbabazi. Hari ijambo abantu bakunda kuvuga bati se ati ko tubona aho babikorera, mu by'ukuri kuki tubacira imanza kandi tutazi ahantu bihanira? Ese uyu munsi wa none naramuka yihannye, ntaze kuri kamera cyangwa ajye kuri radio ngo abivuge, abantu bazabwirwa n'iki ko uwo muntu yayihannye? Imana izabimenya, nawe sonde umuntu yihana kugira ngo abantu babimenye. Bishatse kuvuga ngo Imana izabimenya, yongere guhereza amakuru, tukubone kuri kamera uvuga ko uwo muntu noneho yababariwe.
Ndashobora no kutabimbwira, si na ngombwa ngo nzabivuge kuri kamera, nibimbwira nzabivuga, ntitabimbwira ejo no kumbwira itaha umuntu yihannye, ariko ntari bubivuge, si ngombwa kubivuga. Ndagira ngo byaba byiza kubivuga kugira ngo yenda n'abantu bose bamenye ko ibyo bintu byari bikuri. Impamvu nkubwira ibyo bintu, nakubwiye ngo nibiba ngombwa Imana ikabimbwira gutyo nzabivuga. Nigeze nkwakira mu bihe byashize urambwira ati hari umuntu uzwi w'umusitari ugomba gupfa, bukeye hapfa umuvandimwe wacu Dorimogo. Ndibuka neza ko naje kukubaza, urambwira uti nuriya ariko ntabwo ari we gusa. Ni ukubera iki nyuma y'ibi ngibiho utazadusobanura uko byarangiye? Hari ingaruka byaba byaraguteje mbi, akaba ariyo mpamvu afashe icyemezo cyo kujya ubiceceka igihe byasohoye? Oya, nta ngaruka mbi kuko nta ngaruka mbi byanteye. kandi ikindi se, niba umuntu abwiye abantu ati musengere iki, ngewe buri gihe mbabwira, abwira iby'impanuka ntabwo musengera impanuka. Buriya rero iyo wabonye icyo urya ugashyira mu nda ukaryama ugasinzira wumva ko ari uko bizahora, ntiwibuke no gusengera ibyo wumvisije, ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Wahanuye uvuga ko hari impanuka zigiye kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali, ariko muri iri joro no mu yindi minsi yose yatambutse hagiye haboneka impanuka. Ese ko bigaragara ko abantu batabyumva ngo babiha agaciro, kuki udafata iya mbere ngo ugende uhagarare mu muhanda uhagarika izo mpanuka, cyane cyane ko nemera ko Imana yerekana ikintu kugira ngo igikureho? Erega ntabwo ndi umusazi inshuti yanjye, ntabwo ndi kugenda ngo mpagare mu muhanda. kandi ikindi umuntu wese agira uko yahamagawe. Nshobora kuba narahamagawe kugira ngo mbivuge abantu basenge, nshobora kuba hari n'abahamagawe bagenda babwiriza mu muhanda, ntabwo ndi muri abo rero. Abo ngabo nabo bajya bagenda nyine bagenda basengera mu mihanda kugira ngo Imana ikureho ibyo byose, ibikureho. Nanjye gusenga si uko ntasengera izo mpanuka, ariko ntabwo nzagenda mu muhanda ngo nsengere, ntabwo nzajya kuri kamera ngo mbwirize isi yose n'indajya no guhagarara mu muhanda. Nzajya nsengera aho ndi, kuko hari nyinshi zagiye zivaho. Nk'impanuka yari harakwarwa hano narasenze Imana yikuraho. Hari n'indi mpanuka yari ikomeye yari igiye kubera hariya hafi ku Nyange 19, nayo Imana inyereka imodoka zigongana, imwe irahindukira ireba aho ivuye ariko nta wapfuye, keretse imodoka zangiritse. Urumva ko iyo nayo Imana yikuyeho. Satani yari yateze ko hagomba gupfa abari batwaye ibinyabiziga byose, ibyo Imana yabikuyeho. Indi mpanuka nanone nabonye umunsi w'ejo hashize, hari n'umuntu wampamagaye nijoro saa 2 ambwira ati saa 2 ya mpanuka wavuze irabaye, ariko Imana yari yayinyeretse. Nirirwa nsenga, komeza gusengera umutima nubwo ndi muri byinshi byatumaga ntari hafi cyane kugira ngo nkomeze nzamure isengesho. Hari byagiye binyuramo, ariko iriya mpanuka nayo nayibonye, kandi si ubwa mbese n'ubwa kabiri tuyihanuriwe, naho yaberewe hari ahantu hafi yaho hagiye gushya. Ubwo rero abantu bakomeze basenge be maso. Turabivuga abantu bakigira ntibindeba, bakumva ko bitariho, birahari. Ahubwo nimureke duhagurukira hamwe dusenge. Gusenga ntabwo ari ukujya mu rusengero, gusenga ntabwo ari kujya mu byumba by'amasengesho. Naho uri wasenga ukavuga uti Mana, naho wagenda ukavuga uti Mana, ndagira ngo ukureho iyi mpanuka. Abantu bagakomeza bakandika muri comment bakavuga bati se uyu mugabo ko akunda kubwira abantu ngo basenge, kandi tukaba tuzi ko hari amasengesho agiye ari mu byiciro runaka. Bakampereza nk'urugero bakavuga bati hari amasengesho y'impuruza, hari ukuniha, hari ukwiyiriza ubusa, hari no kwiyiriza ubusa ndetse no kuburara, hari ukumara iminsi 30, hari ukumara iminsi 40, hari ukumara iminsi 7, iminsi ngahe. Ese kuki utajya usobanurira abantu ngo bamenye uburyo bakwiye gusengamo? Uyu munsi ndashaka kugira ngo noneho yenda tutanitaye kuyereka ufite, ahubwo nawe utanga inama, usobanura uburyo abantu bakwiye gusengamo, nibuze Imana ikabumva. Arega n'ubushize narabikubwiye, mu gihe cyose umuntu atarabona ikimusengesha ntabwo azasenga. Uvuze gutyo nahita ntekereza nti ntabwo waba uri muri babahanuzi bifuza ko ibibi bisohora kugira ngo bemerwe. Ibyo ntaho bihuriye. Icyatuma umuntu ntaho bihuriye, nta nubwo nshaka ko abantu bemera ko ibyo nahanuye biba ngo kugira ngo nemerwe.
nkunda kukubwira ko njye ntakunda kwemerwa n'abantu. Imana aba ari izanyemera, naho se ubundi umuntu yakwemera ngo bigende biti. Aya ntacyo umuntu yakwemera ngo nta kintu umuntu yakwemerera ngo agire icyo, oya ntacyo nshaka, sinshaka umuntu anyemera. Ariko icyo mbabwiye ni uko niba utarasenga ibigusengesha n'ibizo uzasenga nuko bitarakugeraho. Imana nikurinda iyo mpanuka, ikakurinda impanuka, ukabona ko impanuka yarije, uzatangira usenge, bizagusengesha kuko iyo mpanuka warirebesheje amaso ntikugeraho, bizatuma usenga. Hari abantu benshi bagaragaye mu minsi yashize bavuga bati mu by'ukuri twarahanuye ariko ntabwo twahanuye mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se izina ry'Imana. Rimwe rimwe bakavuga ko bahanuye ku bwabo. Aho nawe ejo ntabwo tuzakubona kuri kamera uvuga uti mu by'ukuri ibyo nahanuraga ntabwo ari Imana yabaga ibimbwiye. Ntabwo muteze kubibona. Oya, ntabwo muteze kubibona rwose, ibyo byo ntimuteze kubibona. Ntabwo muteze kubibona. Nuko bimeze. Saba kandi ndasoje. Message nari mfite niyo ngiyo, Imana ibaho umugisha naho butaha. Message ni message yihutirwaga ndetse biza no gushoboka bari kuyishyira online, buri wese akagenda ayireba. Ubwo sinzi kuri ubugenze kugira ngo byibuze bitarenze saa 7. Iyi message zaba bamaze kugera kuri buri umwe wese. Yego. Reka tugushimire, Imana amahoro guhereza umugisha. Abakunzi bacu rero nkuko mwabibonaga ni umukozi w'Imana dusanzwe tubana. Ndagira ngo abakunda kumukurikira mwagiye mubibona, byanga byakunda ni Imana irimo iramukoresha, ariko natwe tugomba kumubaza kugira ngo tumenye neza ko ibintu ari kuvuga koko abihagazeho, cyane ko abari mu mwuka, ariko twebwe ntabwo turi mu mwuka, ahubwo twebwe turi kuri kamera kugira ngo tubashe gutambutsa ibiganiro by'abantu bagiye batandukanye cyangwa se ibitekerezo byabo bijyanye n'iyobokamana. Arihamiriza akavuga ati ngewe ibyo ngibyo ntabwo muzabibona, impamvu buriya we ariyizeye. Reka dutegereze kuko hari byinshi yagiye ahanura twabonye, n'ibi ngibi yenda tuzabibona. Yego, urakoze cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana nkuko n'ubundi twatangiye dusenga. Nako nawe dusengere. Ushaka kujya guhagarika impanuka? Ariko nta kibazo. Ndizera neza ko n'ubundi nanjye isengesho rigomba kugera aho rigomba kugera. Murakoze cyane. Ubanza utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera gusengana nawe abe yakubona mu buryo bworoheje. Nimero ni iriya, ni 0782 96 97 41. 078 96 97 41. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye ko wabanye natwe ikiganiro cyacu kikarangira neza. Nsabiye umugisha badukurikiye bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.